izo nzoka aho ngaho zaraje amavuta izo nzoka zaraje yego izo nzoka zinjiye mu nzu zinjira no mu ifondasiyo ehe aho zahumekeraga kuko mu nda hariho ifondasiyo yego wasangaga wagira ngo ni imvura yahaguye eh haba imvura yagwa haba muri nyaruzuba aho iyo fondasiyo mbese ngagucaho zahumekeraga yego hahoraga hatose aho inzoka zahumekeraga yego hahoraga hatose. izo nzoka zamaze igihe kingana iki mu nzu yawe? umwaka n'igice. umwaka n'igice. none se wenda abantu badukurikiye nanjye ndimo nkagira amatsiko, winjiraga mu nzu ugahura nazo ukazibona? naho ku musego no ku musego zagusangagaho? fondasiyo zabagamo cyari icyumba cy'induza nyine aho zari zarapfumuriye niho icyumba cy'uburiri cyabaga. none se ukakiryamamo ugasinzira? ngewe mpita nigira amatsiko cyane. wararyamaga ugasinzira kandi uzi ko mu nzu harimo inzoka? nyine reka ngo ubyige aho ngaho niho nshaka. ndabirambiwe TV. Yes, wahisemo neza gukurikira Ndabirambiwe TV. Reka nkwifuriza amahoro y'Imana ngo akomeze abane namwe. Ngewe muri kumwe rero nitwa Nshimiyimana Emmanuel. Tubayeho ku mugambi w'Imana, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu. Nicyo kidutera kuba tukiri aha uyu munsi. Niyo mpamvu manifatira urugendo nkifatira umwanya nkaza kubashakira abakozi b'Imana, abavugabutumwa, abahanuzi. Uyu munsi rero twagira umugisha n'Imana kutuzanira umubyeyi wacu, umuhanuzi wacu, umukozi w'Imana. Amen. Haleluya. Amen. Ongera uti haleluya. Haleluya. Amavuta Imana ihimbazwe. Yes, ka umeze gute? Kake ibyishimo byamwishe noneho umunezero w'Imana. Umeze gute? Ewe nuko nyine ni umunezero w'Imana. umunezero w'Imana. Ko wambaye neza, wambaye neza, ikanzu imeze neza, agatambaro kameze mbese wambaye nk'umusimu. ndi wareba none si uyu mugabo wo mu ijuru yaba yarakaguhaye ukakabika ntukambare? oya nawe warakabitse. ego ndaca atakoze. nozi uretse ko ndiko no bifitiye isoni, nawe ugiraga isoni. oya ni umunezero. ni umunezero. ni umunezero. Yes, Imana ishimwe. Reka hanyuma mbanze nsuhuza aba bantu badukurikiye, abantu bari mu bihugu byo hanze bitandukanye, abantu muri Amerika, mu Bufaransa, Australia, Mozambique, Canada, guturuka mu Rwanda kugera muri Kenya, Uganda, Tanzania, mu Burundi, Tanzania, Congo. Mwumve ko tubashimiye kandi tubasuhuje. Hari n'abantu bari muri Malawi mujya mudukurikira bikadushimisha tukabibona, abantu bari muri Korea yo y'Epfo n'abandi benshi mudukurikirana nabashije kuvuga cyangwa se nabashe kwibuka. Mwumve ko amasengesho tubasengera cyangwa se amasengesho tubasabira abageraho umunsi ku wundi. Nk'uko mubibona rero imbere yanyu hari umubyeyi, umukozi w'Imana, umuhanuzi, ni umuvugabutumwa, mu yandi magambo arakuze ariko akuriye mu murimo w'Imana, mu murimo w'iyobokamana kubera gusenga. none se ka nkubaza nk'ikibazo mbere yuko dutangira, wenda kugira ngo ntongera kukwita kaka, ariko kaka ntabwo ari izina ribi, ni umuco w'iwacu, sibyo? Kaka, tate, undi ayo ni amazina y'umuco w'iwacu. wenda reka mbanze nkubaze nk'aka kantu, reka umanze wibwira abantu, ubabwire amazina yawe, abantu badukurikiye mu mujyi wa Kigali, i Musanze n'abandi benshi. Reka ubanze babwire amazina yawe kugira ngo babanze bakumenye, ubundi tuganire njye nawe. banyita uvuga uri kureba abantu. banyita Jeanne Nirere. yego. ibirenze ibyo rero umwami wanje yanyise Nyirandabikomeje, ngo nzakomeze uyu murimo kuzageza igihe nzasazira. umwami yakwise Nyirandabikomeje. Nyirandabikomeje. urabikomeje ntawe uzabireka. urabikomeje paka abandi nubwo bazabireka uzabikomeza. ibyo namenye rwose ndeke kuzabireka, uyu mugabo ndeke kuzamurambika hasi, nzahora mwirahiye. uzahora umwirahira. niyo mpamvu nawe yakwise Nyirandabikomeje. nanjye rero ubu nanjye nzitwa
nzahora mbikomeje. yego Ubu nzahora mbikomeje na nyina ndabikomeje, ubu bahuye. bahuye Ubu umwe nyina ndabikomeje, undi ni nzahora mbikomeje. Bivuze ngo nta mpamvu yo kubireka, n'abadukurikiye nabo ni ba nyina ndabikomeje. Hanyuma ubwo umaze imyaka ingahe uri umuhanuzi, cyangwa se umaze imyaka ingahe uri umunyamasengesho? Umaze igihe kingana iki usenga Imana? muri 82 na 3 nari ndi umudive. Wari uri umudive? Nabaye n'umurokore, nateranaga n'abarokore, nabaye umutambira. Yego. Bigeze igihe n'ubundi mba uwo muri ADPR. Ubu niwe wibereye? Ubu ni yondi. Yes, Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Hanyuma rero abantu benshi bashobora kugira amatsiko, abantu benshi bafite amatsiko n'inzara n'inyota byo kumenya ubutumwa ubazaniye, cyangwa se byo kumenya icyo Imana yagutumye kuri bo. Ndi muri abo nanjye mfite amatsiko yo kumenya ikintu Imana yagushize ku mutima, nkibazana ise Imana yagutumye iki kuri twebwe, Imana yagutumye iki kuri twe. Muri make ngiye kukwakira utugezeho icyo Imana yagutumye. Hari igihe birashoboka ko ari ubuhamya, birashoboka ko ari ubuhanuzi, ariko ni wowe uzi icyo Imana yagushize ku mutima ugiye gusangiza abantu, cyangwa se ugiye kubwira abantu. Gahunda yo kugira ngo twinjire muri ubwo butumwa bwiza, twinjiramo dusenze. Ngiye kumanza gusenga Imana, ubundi nitsoza gusenga, ubundi urahita ukomerezaho, ubundi utubwire, utumare impungenge, utumare amatsiko. Imana yacu ize ibane natwe. Turagushimye Imana ko ushoboye byose, uri gitare cy'amahanga, nta kwegamiyeho ngo akorwe n'isoni, nta gukurikiye ngo ayobe, nta kwegamiyeho ngo amware, ntawe uzagukurikira ngo yikorere amaboko. Uri umutabazi utabara abantu bawe, iyo ukoze igitangaza gitangaza abanzi bacu, tukamenya kuri Imana iri mu ruhande rwacu. Tugire neza kandi udutabare, tubere nk'imibavu ihumura neza. Njya nkunda kukubwira ngo uri umugabo ku rugamba, iyo utabaye utabarukana intsinzi, abantu bakabimenya, mu midugudu bakabimenya, mu miryango bakabimenya. Uyu munsi ngwino bane natwe, uterane natwe, imbaraga z'abazimu n'abademoni ziteshwa agaciro. Mubyeyi wacu tumushize imbere mu biganza byawe, ngo umuhereze imbaraga, umuyobozi umwuka wera, kandi abane nawe kuko uri Imana ikomeye, mu izina rya Yesu, amen. Hanyuma ni karibu, Imana iguhereze umugisha w'Imana. Yego, ukubeho. Nanjye reka nshima Imana. Yego. Ubwo ndangiriraho. Mavuta n'ubundi mwami Yesu nyiricyubahiro, mubyeyi wacu. Yego. Niweho wemeye ku murimo wawe urambuka. Yego Mana. Ko gwava mu gihugu gukambuka ikindi gihugu. Yego. n'ubundi ubutumwa twagiyemo. Yego Mana. Bwaje ari uruhererekanye. Yego. Kuko nyine abenshi ntibari bakuzi, natwe ntitwari tukuzi. Bumvaga ko Imana ari za zindi za kera, bamwe bagafata abakobwa bakabatura muri ndogwa. Ariko tumaze gusobanukirwa n'ijambo ryawe, twasanze uri Imana yo mu ijuru. Yego. Niyo mpamvu databuja tugusabye imbaraga, tugusabye n'uburinzi cyane. N'aba bene data bari gukora uyu murimo, ndakwinginze ngo ubongerere imbaraga, ubahe umuriro waka, wa muriro waka wawe w'imbaraga. N'uyu mwana data mwiza nyiricyubahiro, Mana, ibi yabonye ni ubuntu bwawe. Kubona ijambo ryawe, akabona Bibiliya, akabona n'indirimbo, agatera intambwe, akabona n'ibi byuma, akabona na bagenzi be basangira uyu murimo, nabwo ni intambwe. Warakoze cyane Mana. Mana, mbagazaha nda wundi umbagarikije usibye weho gusa, usibye weho twamenye. Wowe watuvanye iyo twari turi, watuvanye ahantu habi, ariko tugira amahirwe Yesu, turakubona Mana. Niyo mpamvu twagushima kugira ngo umurimo wawe ukomeze urambuke, kandi umurimo wawe Mana gwe gupfunyagara, umurimo wawe gwe kuzagwa hasi, ahubwo guzahore guri hejuru. Uri Imana nziza. Uyu mwana rero databuja asengeye mu mwuka, asengeye mu mbaraga zawe. Nyabuneka ni wamuhaye n'ibi byuma databuja, wakomeza ukamurindana n'ibi byuma bye, agenda mu murimo, agenda bitwaye, agenda mu modoka databuja mwami. Iyo modoka databuja zarayigendamo agiye kuvuga ubutumwa. Ndakwinginze uwiteka data,
abadayimoni bazaja kwitambika imbere y'uyu murimo turabatwitse mu izina rya Yesu bashe bagwe muri borodire. turabatwitse dutwitse dayimoni mu izina rya Yesu, kuko dayimoni mwami Yesu asigaye arabona abana batoya akagenda bakurikiye igisubanyuma kugira ngo azabone ukundi yabagwisha. Uyu mwana uzamurinde kugwa, uzahore umuha umurimo wawe. Yego mana. Amavuta menshi yego data urakicara ku ngoma. Amavuta urakayicaraho data. Nibyo mwami. Mana ishimwe. Nibyo data mwiza. Ndari mana si iki gihugu agiye gukorera mu uyu murimo. Iki gihugu agiye kuzambuka agiye gukora uyu murimo. Habwa icyubahiro mana. Nda mwene nyina afiteyo ndase wawe. Nta nubagayo. Usibye ya maraso yawe. Yego. Niyo yatukundishije. Haleluya. Niyo yatunywanishije mana. Yego. Amina Yesu. Amina data. N'injuti nyinshi mana ugiye kuzimuha. Yego nyinshi mana. Abitubaro nyakwanya kugira ingoma. ingoma. Hejuru. Yego data mwiza. Yego. Urakoze mwami. Kuko mwami agitangira kwinjira mu uyu murimo hari abavugaga ngo dore aratambutse. Yego. Ngo dore aratambutse. Aratambutse. Ariko we ari gutambukana Bibiliya yawe. Haleluya. Agatambukana ijambo ryawe. Amina. Niyo mpamvu data buja mu gusize mu ise ry'amaraso yawe kugira ngo uziheshe icyubahiro mana. Nanjye data buja bigusabye ndi wa mukecuru wa wundi mwabanye karamata, wa wundi kugeza buno mwami twagiranye igihango gikomeye. Niyo mpamvu uyu murimo mwami Imana bene data bagiye kuwumva bakabona data buje umurimo wawe uko guri gukorekwa, kuko uri Imana ishobora byose mwami. Gitare we, gitare we, gitare nakubonyeho byinshi, imbaraga zawe yewe gitare we, mana we ye komera komera cyane gitare we, komera cyane gitare we. Ye satani yaranguse urana gitare ngaramfata, anje ubwanjye naramukomeje mana. Iye komera cyane mana we, komera cyane yewe data we, komera cyane komera cyane mana we. Yego gitare we, gitare we, gitare we, gitare we, gitare we, gitare nakubonyeho byinshi. Ye satani yanderaga yendera mavuta we. n'inzoka. Komera cyane mana we. komera cyane. Yego mwami wanjye komera cyane. araye mu nzoka kandi nzirigwamo. komera Yego cyane mana we. Umugabo komera Yesu cyane. yaramfashe. komera cyane. Yego ngo humura umura kandi uwomure. Umugabo witwa Yesu mwami ntacyo ngushinja warakoze. Mwami wanjye ntacyo ngushinja warakoze. Ntacyo ngushinja warakoze. Muri uwo rero mwami warakubonye. Yego mana we. Umwaka n'igice ndawumara. Umwaka n'igice ndawumara. Inzoka zari zinyishe umugabo Yesu yambanishije. Mana we. Iramahirwe ndamuhamagara. Umugabo Yesu ngaraseruka. Yakora Imana ngaraseruka. Umaze kumubona mwami ye, umutima urambumuriza. Yego mana we, komera cyane gitare we. Yewe ngo komera cyane gitare we. Komera cyane gitare we. Aho nararaga yarahabonye. Nararaga yarahabonye. Yesu we. Yewe komera cyane. Bona imbaraga zawe mwami
nabonye imbaraga zawe mwami, komera nabonye cyane, uburinzi bwawe mwami, komera mwami cyane, wanjye data we, komera yego gitare we, komera cyane, mana Yesu we, komera cyane, yego gitare we, komera cyane, yego gitare we, ibigeragezo birazenguruka, umugabo Yesu yarandabaye, komera cyane, mana we, komera umugabo Yesu cyane, naramubonye mwami, komera mana cyane, yanjye data we, komera cyane, komera, yewe mana we, komera iraneza bugaca bukira, komera iraneza bugaca bukira, komera yego Yesu we, komera cyane, yewe mana yanjye, komera itaratse cyane, namwandagaje, komera itaratse cyane, namwandagaje, komera nawe ubwendi cyane, yanyandagaje, umugabo komera Yesu wari cyane, naramubonye, komera yego cyane, mana we, komera uranubugwaye cyane, aranjorera, mu komera bitaro cyane, narakubonye mwami, mu komera bitaro cyane, narakubonye mwami, komera cyane, yego rabe we, komera cyane, yewe Yesu we, komera igihe cyane, bari bahuruje, uriya komera mubyeyi cyane, ngaragiye, umugabo komera Yesu cyane, yanyicayeho, komera cyane, yego mana we, komera yewe cyane, data we, komera cyane, yego Yesu we, komera cyane, yego mana we, komera cyane, yewe gitare we, komera cyane, umaze kukubona cyane, ubonye komera imbaraga cyane, zawe gitare we, komera cyane, yewe gitare we, komera gitare cyane, warambumurije, komera cyane, yewe mana we, uriza komera nyamatwe cyane, yarambumurije, komera umurwayi cyane, yarambumurije, komera cyane, yego mana we, komera ndamukinga cyane, kandi warakoze, komera cyane, mana we, komera cyane, haleluya, amena, amena, amen. Kuva wabaho mu gihe umaze, mu myaka umaze uri umunyamasengesho, mu myaka umaze uri umuhanuzi, mu myaka umaze usenga Imana, ni ikihe gitangaza Imana yaba yaragukoreye kimwe cyaguhaye amahoro ukaba uri mu munezero, akaba ari nayo mpamvu baturirimbiye wishimye, ku buryo wicara ukibuka imirimo n'ibitangaza, ukibuka ineza y'Imana yakugiriye kugeza uyu munsi, akaba aribyo bigutera guhora usenga, bikanagutera kuba utareka Imana ngo usubire inyuma, abo ugahora ujya imbere kubera gusenga cyangwa se kubera igitangaza Imana yagukoreye. igitangaza nabonye nguko nari ndi hamwe n'abana 6, yego, mu rugo njyenyine, mu rugo wenyine, izo nyamaswa zirantera, izihe? Ntabwo abantu bamenya ngo inzoka, inzoka, inzoka dusobanure zirantera. neza, inzoka ziragutera? Yego, namaranye nazo umwaka n'igice, inzoka, inzoka, izi nyanzoka gutya, atari ubu bunzugunyu, dore hari harimo ikintu kingana n'aka gati ko haruguru, ego, ruriya ruti rungana kuriya, hari ukuvuga ngo ni ukwigirisha, bose barabizi no mu rugo, yego, nta n'abandi bazaga kundeba baravugaga ngo wagera iwanjye uzamukurikira, yego, kagira inkuru. ubwo rero izo nzoka uko binameze, nareguye ngaja ndashigisha, wajya gushigisha ibiki? agapende, yego, abana rero ubwo mbese ubwo namaraga ngo iyo 3 ari ahantu turi gushigishira, uragerageza ushabuke kugira ngo abantu badukurikiye babyumve, kuko hari abantu bakeneye kubyumva, nkanjye ndimo, ariko ntabwo uri ko nakuraje mbafite njyewe, n'imvura yagwa ko yasanganye imeze gutya. noneho izo nzoka zaraje, izo nzoka zaraje, izo nzoka zinjiye mu nzu, zinjira no mu ifondasiyo, aho zahumekeraga, kuko mu nda hariho ifondasiyo, yego, wasangaga wagira ngo ni imvura yahaguye, haba imvura yagwa haba muri nyaruzuba,
aho iyo fondasiyo Mm. mbese ngaguca uzahumekeraga yego hahoraga hatose. aho inzoka zahumekeraga yego hahoraga hatose. Mhm. ikintu rero ikintu mbese kubera ari umusaza twari duturanye Mm. wo mu muryango yego arambwira ngo aranzanira umuvuzi. yego ngiye kubona mbona azanye umugore wambaye ibitare bikagera aha. yego ndamubwira ngo none si muzengi Mm. uyu muvuzi niwe uzanye ngiyi Mm. none se none wa mubyeyi we uvura gute? Mm. ngo njyewe ngo Yesu ngo niwe unyereka. ndamubwira ngo no, Yesu ndi yambaraga ibitare ndi yambaraga n'imiringa yego igendere. Mm. nagwanye ndambara uko bishoboye. Mhm. barasubira haba haje undi mwene wacu ino mu Kinigi. Mm. musaza we yari safari aherutse gupfa. Mm. arambwira ngo rero ndi kwifurishira kuri Ruhondo Mm. ngo ariko kwa kundi nyine muvuga ngo ndabyo mwakura mwagize gute. ngira amahirwe mbese ibyitwa ko yamenye ibanga akira undi ari reka najyayo. wenda nge ngufashe nkubaze byibuze izo nzoka zamaze igihe kingana iki mu nzu yawe? umwaka n'igice. umwaka n'igice. none se wenda abantu badukurikiye nanjye ndimo nkagira amatsiko winjiraga mu nzu ugahura nazo ukazibona? naho ku musego no ku musego zagusangagaho? fondasiyo zabagamo Mm. cyari icyumba cy'induza nyine aho zari zarapfumuriye Mm. niho icyumba cy'uburiri cyabaga. none se ukakiryamamo ugasinzira? ngewe mpita nigira amatsiko cyane. wararyamaga ugasinzira kandi uzi ko mu nzu harimo inzoka? nyine reka ngo ubyire aho ngaho niho nshaka. uri kumva? yego ndakiza ngo abana b'Imana ngo ndakintu cyaba batamenyesheje. Mm. zaje mbese ubwo zaje nyine naramenyesheje ko ngiye guteka. ninde wabikumenyesheje? none se Mm. uwamenyesheje ni uyu mugabo nari naramenye. yego uyu mugabo nari naramenye niwe wamenyesheje. kuko nawe yaravuze ngo nduhungabane nzaba ndi hamwe nawe. mbona mushiki w'umugo wanjye baraje ngo rero Jane ngo ndukazirigura urafata ngo ugiye kurara ahantu. yego kagamago rwose gavuze kandi nda wagucumbikira kubera n'abaturage bahageze igihe barabimenya. yego barabimenya. none se n'abanyesoko bose iwanjye hari ku nzira. none se izo nzoka zo zarasohokaga zikagaragarira abandi cyangwa ni mwebwe bo mu nzu gusa? none se uwo musaza yajyaga kuzikubita. rimwe uwo musaza yaraje agiye kugira ngo agiye kuyikubita yari iri kumera iri kuzamuka ikibambasi. indi biraje umusaza ariruka. umuhungu wa mucyara wanjye nawe abaraje kuko yari ari gukura amabuye aho. azana cya cyuma kiba gifite ikinduza gutya. yego aragenda ashingamo. mu gushingamo agiye kubona abona ngo izi zindi zirapfupfunutse. nicyo cyumba nagerageje kukivamo ngo ngende njye kurara mu kindi. nimutse nazo zirimuka. ubwo rero icyo gitangaza nabwiraga uwiteka nkumva rero uwiteka uzandindira abana he kuzagira umwana wanjye zizashyiraho umuhanga w'abadayimoni. none se inzoka zivanye mu nzu zijyana gutya nta muntu zirukanye cyangwa nta bintu mushize mu nzu ngo zigende? kandi ari bwo buryo bwanjanye aho mu bapende. kubera inzoka nyine mu bapende nagiyeyo ari nk'amashengesho. bivuze ngo warwanaga n'inzoka uko bwije n'uko bukeye nta gusinzira? yego mana ntose ko uri kubivuga gutyo. zo zazirangije umwaka n'igice. yego icyo gice nacyo niho nagwariye amaboko garabaye gutya. ntago inzoka gutya yaguca garagwaye amaguru ndugira ngo aya maguru mbega nanjye nambaraga mwamini 6 7. ariko rero
hari aho uyu mugabo yakoze. yego dore ngwino urebe hano. reka marebe ndahakurura ndabibona. Hatwereke. manzi ari twereke. Ego nyagasani. dore ibi ibi byari bitondetse. twereke neza turebe. dore ibi byari bitondetse bimeze nk'amagi. ni nk'amagi koko neza pe. ariko umuriro utaraba umuriro. ubwo rero nagezeyo. yego ariko sinijanye wanjanye. nta n'uwo nakurikiye. yego gezeyo bakajya baransengera. ubwo ngafata n'ibihe. yego ubwo si ibihe gusa umuntu yafashe. niyemezaga no kugira ngo nicara hanze akabeho kangereho mbega. kagukubite. kugira ngo ndebe ko Imana yandengera. umunsi umwe niho korari yazaga kwirirwa. iri kuharirimbira no kuhasengera. iyo korari imaze kuharirimbira no kuhasengera. mbese ngigera mu bapende ni ng'ukwezi kumwe. n'ukwezi kumwe ndi kwagezeyo. inzoka ziragenda. amaboko ararambuka. ibirenge uwiteka ngo ndabihunguye. yego uwiteka ati ndabihunguye. ngo ndahunguye. none ubu uri gushima Imana. ubu ndi gushima Imana. naho nyine satani yakomeje gutera imirabyo myinshi. ndwara diyabete, ndwara umuvuduko. banjyana mbese napfuye karangiye. uburyo abaganga bo twasanze bari gukora mu gitondo batashe ndari natsimbuka. abaje gukora nijoro niho inacimbutse saa 8 za nijoro. ubwo nabwo ngabona iki ibitangaza byayo. nabwo banjyana ndi igiti cegetse. bo bari bavuze ngo byarangiye. nubundi mbona nsimbutse. Imana ishimwe. Yes, reka twinjire mu mwanya wo gusengera abantu badukurikiye, abantu barwaye, abantu barushye n'abaremerewe. Reka ufate akanya basengere ubundi Mwami Yesu data mwiza, urakoze cyane ko utanze imbaraga buno, kandi urakoze cyane ko twibukiranye mu byo wangoreye. niyo mpamvu data buja sengeye bene data babyumvishije, kugira ngo imbaraga wambaye ukomeze nawe uzibahe. uzihe abapfakazi, uzihe imfubyi, uzihe abarushye n'abaremerewe, uzihe n'abakurikira umurimo wawe be kuzagwa isari, ahubwo bazahora n'amavuta yawe. bigusabye nize ku bwa Yesu, amen. Amen.